Dutangiriye ahangaha mu kigo cy'abasirikare, abakobwa bambaye ubusa hejuru, n'abakobwa dutangiranye nabo b'abakadete, abakobwa bane. Gusa hari uri kubabaza ati ndashaka kumenya muri mwebwe bane ninde muntu utwite, ninde muntu wasamiye hano muri kino kigo. Gusa uri kubabaza haravuga ati ino sutiya buri mwe wese twamukuyemo isutiya kugira ngo tuze kumenya neza utwite, kuko muri bane turashaka kumenyamo utwite ngo ninde. Ni mu kigo ahangaha cy'abakadete aho bakorera ikosi. Uyu nguyu aravuga ati ndagira ngo mwese mbamenyeshe yuko kuri ino nshuro ngiye kuba nabanyuramo mwese mbasuzuma, mwaza kumenya ngo ninde utwite, kubera yuko namaze gusuzuma buri umwe wese mutabizi namenye utwite, ndashaka kuba namushyira hanze muri iki kigo cy'abasirikare. Uyu nguyu yageze gutya araza aravuga ati buri umwe wese nagenda afata isutiya ayambare, ndebera ibi bigabo ibintu byakore bano bakobwa. Gusa aba bakobwa batangiye kwambara amasutiya bari babakuyemo, ni abakobwa ubona ko bafite isoni. Uyu nguyu aramubwira ati hindukira undebe vuba se, ndeba hano. Aramubwira ati ese muri mwebwe bane mweretse kuturushya mukatubwiza ukuri mukatubwira utwite, ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo iyi nkuru nigucike. Uyu nguyu aravuga ati yewe muhindukire mwese, buri umwe wese nagenda afata isutiya ye agende yambara, amara kwambara ahindukira ndeba, sibyo? Mubikore kandi nk'akazi, mubikore mwihuse cyane. Nuko uyu mukobwa nawe yagize atya afata isutiya ye arambara. Barakwereka umuhagaze impande ni umusirikare umukuriye, inyuma ye hari majoro, ndetse uyu musirikare uri inyuma ahangaha bamwita kapiteni. Kapiteni aramubwira ati ambara iyo sutiya nurangiza uhindukire undebe. Nuko uyu mukobwa yambara isutiya arahindukira. Gusa koroneri inyuma aravuga ati mwebwe mwese ndashaka kuba namenya umuntu utwite warenze ku mategeko y'igisirikare cyacu akaba yasama inda. Hano ntabwo byari byemewe ko wasamiramo inda kandi uri ku ikosi, muri make birumvikana. Gusa abakobwa bane ibigaragara ntabwo bishimiye ibintu babakoreye, ntabwo byari bibashimishije habe na gato. Ndetse kapiteni arangije aramubwira ati nawe fata isutiya wambare. Ni abakobwa bane bari babakuyemo imyenda yo hejuru ndetse bambaye ubusa imbere y'abagabo. Ni igisebo kiba gikomeye cyane. Bantu mukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ubundi ibi bintu biba byemewe, ukurikirana akantu ku kandi. Gusa uyu mukobwa nawe yagize gutya arahindukira areba kapiteni. Kapiteni aramwitegereza, majoro aravuga ati mwese ndagira ngo mwese muhindukire mu ndebe, mwese murebe hariya, ukurikirana akantu ku kandi. Nakubwiye ngo iyi nkuru ni nuko tuyitangiriye ahangaha kuri Kaba. Gusa bose baracyabahereza amasutiya babatse. Uyu nguyu aravuga ati nawe uhindukira ufate isutiya yawe wambare undebere neza witonze. Nakubwiye ngo iyi nkuru yirebe witonze. Uyu mukapiteni amuhereza isutiya ngo yambare. Gusa koroneri ahangaha inyuma ari kubitegereza, harimo abitegereza kabisa. Koroneri ari kureba ibyo barimo byose. Gusa uyu mukapiteni nawe wambaye imyenda ya gisirikare arangije aravuga ati mwese reka nizere ko hasigaye umwe niwe usigaye kwambara isutiya kugira ngo mwese tuze kumenya ninde utwite. Uyu mukobwa ahindukiye basanga amabere yabaye manini, baravuga ati aha nureba uyu nguyu rwose niwe utwite muri kino kigo, niwe tugiye kuba twashyira fande bamufate. Kapiteni arangije aravuga ati wa mukobwa we warenze ku mategeko y'igisirikare cyacu, wakoze amahano. Uyu mukobwa ati wapi, ni amahano nigeze nkora, njye ntabwo nigeze ndenga ku mategeko y'igisirikare cyacu, ntabwo ibyo bintu nabikora. Gusa majoro aramubwira ati warenze ku mategeko y'igisirikare cyacu. Nuko koroneri bagize gutya ahangaha, umukapiteni arangije baramutwara ngo disi ngo yarenze ku mategeko, bamujijije yuko ngo afite amabere manini. Ukurikirana akantu ku kandi. Uyu mukobwa bagize gutya bamuzana ahangaha mu cyumba
barangije baramubwira ati hagarara aho ngaho, ntugire akantu na kamwe ukora, ntukore muvuma n'imwe ngo unyeganyege, uri kunyumva neza? Uyu mukobwa aravuga ati muranshakaho iki? njye icyambere ntabwo ntwite kandi sinigeze nasambana na rimwe mu buzima bwanjye. nuko uno kapiteni aramubwira ati uwo mukobwa wikomeza gutera itiko ahangaha, ibyo turajya tukubwira byose ubikore, nuramuka ugize ikintu na kimwe udakora uraza kutubona. nuko uyu nguyu majoro hati wa mukobwa we cisha bugufi rega. uyu nguyu aravuga ati ndabinginze mwingirira nabi mwimemukira pe. uyu nguyu aravuga ati tuguhemukira dute? twebwe ntabwo tugira nabi, gusa nukora ibyo turakubwira tuzakuzamura no mu ntera uzamuke vuba. uyu mukobwa aravuga ati njye ubwanjye sinifuza kuzamuka muri ubwo buryo, nimba munkunda byibuze mwingirira nabi, kubera yuko ndabizi ibintu byose mwahoze mudukorera kuva kare nabyitegereje ndabibona, mbona atari ibintu byiza. Nyagasani ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo iyi nkuru nize kugucika. gusa abangaba barongorerana baravuga ati kino cyana ni cyiza, nta hantu kigomba kuducikira, undebere neza witonze. uyu mukobwa uri ahangaha w'umukadete waje ku ikosi batangira kuba bajujura, baravuga ati turagusaba ikintu kimwe kugira ngo byibuze tukuzamure tureke ko kubeshyira kutwite, undebere witonze. tugomba kuba twaryamana nawe kugira ngo byibuze kuri ino nshuro tuze kuba twakuzamura mu ntera, kandi tugomba kubikora pe. ibyo ngibyo bimenye, ukurikirana akantu ku kandi. barangije nuko ahangaha majo yagize gutya, mejo arangije atangira kuba yakora kuri uyu mukobwa, amukora ku itama amubwira ati mukobwa tuza, ibi byose turi kukubwira uraza kubibona. gusa uyu mukapiteni nawe agira gutya amukoraho. ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo uyu mukobwa ibintu yaje guhurira nabyo muri iki kigo ni ibintu bitari byiza. arangije aravuga ati mumveho mureke kunkoraho, ese muri muranshakaho iki? kuko mwese mwaneraniye muranshakaho iki? mumve imbere pe, ntabwo mbakeneye imbere yanjye. ahangaha majoro aravuga ati wa gakobwa we urenze ku mategeko yacu, udusunitse udukoraho, ubundi ntabwo biba byemeye ko umusirikare muto nkawe wadukoraho. uyu mukobwa ati mureke kwitwaza ko mufite amapeti arenze, mureke kundwanya mushaka kuwungirira nabi mumfata ku ngufu. batangiye kuba bamufata uyu musirikare, batangiye kuba bamufata ngo bamufate ku ngufu. uyu mukobwa aratuza, ndetse hano ibi bintu bikubayeho nawe sinzi ngo wakora iki, uze kutubwira icyo wakora. batangiye kurwana n'umukobwa, umukobwa aravuga ati mumveho. uyu mukobwa yari yarakoze ifunzu, ari umukobwa ufite imbaraga zihambaye, akomeza kurwana nabo. aravuga ati mumveho mureke kunshaka kumfata ku ngufu. nuko barakwereka koroneri ndetse na kapiteni barakubiswe, ndetse baravuga ati urabeshya, nta hantu ugomba kuducikira, ubu tuvugana hano hantu hose twabanye twamaze kuhafunga, nta hantu ugomba kuducikira. ese kararangira gute? nakubwiye ngo reba inkuru witonze. majoro ndetse ahangaha na kapiteni baranga bari gutoza aba basirikare, ndetse bababwira ati mwuname cyane, ndebere bino bigabo irari bigira ridasanzwe. abakobwa muhindukire muturebe. barahindukiye barareba, ndetse mukore ibyo turababwira byose, kubera yuko hano iyo tubabwiye ibintu mugomba kubikurikiza, mutangire musimbuke. batangiye gukora siporo ndetse basimbuka bazamura amaboko, ndetse ariko ari nako baganira bavuga ati aba bakobwa tugomba kubakoresha ibyo dushaka, tugomba kubafata uko dushaka. niba witegereza neza bari abakobwa 4, ariko hano hari abakobwa 3, bivuze ngo wa wundi batwaye aracyari muri ya nzu, aracyari hamwe bashaka kumufatira ku ngufu. ese bamufashe ku ngufu? ntabwo turamenya neza, gusa turasobanukirwa. barakwereka hari undi musirikare wagize gutya, araza abaterera isari. Nyagasani ahangaha mu kigo cya gisirikare, umusirikare ukuruta niko bigenda n'ubundi, kumuterera isari ni ibintu by'agaciro. gusa
barahangaha hari umusirikare waruje kubareba, arangije arababwira ati hari ubutumwa nari mbazaniye, generali arabashaka. Uyu musirikare aravuga ati ariko genero ko adakunda kuduhamagara cyane, ni ikihe kibazo cyaba kirimo? Ukurikirane akantu ku kandi, nakubwiye ngo iyi nkuru nize kugucika. uyu nguyu uje kubareba ubwo ngubwo yaramaze kubabwira ko generali abashaka ngo bamusange mu biro bye ababwire ibyo abashakira. uyu musirikare agira gutya abaterera isari, arababwira ati nimugende generali ababwire, ndasigara ndi gutoza aba. uyu nguyu asigara ahangaha, asigara ari gutoza aba bakobwa. gusa ibigaragara uyu musirikare ari seriye. uyu nguyu bamwita koporo, njye nababwira mbanyuriremo akantu ku kandi. gusa majoro nako generali ari mu biro bye, nuko majoro na kapiteni barinjiye. majoro arangira avuga ati yesi afandi, batera isari. kurikirana akantu ku kandi, twari twumvishe ngo muradushaka, twari tuje kwitaba. ubu tuje kwitaba, gusa barakwereka majoro generali yarakaye. majoro ibyo arimo arabaza ari kubibaza afite ubwoba. mbibutse ko ibintu bakoze mu kanya ntabwo ari ibintu byiza. majoro gusa kapiteni genero arangije aravuga ati kubera iki mukora ibintu bitemewe hano muri iki kigo, mukaba mwamaze noneho gusambanya umukobwa w'umukadete hano? ibintu mwakoze ni ibintu bidakorwa. uyu nguyu aravuga ati ibyo ntabwo twabikoze, twebwe ntabwo twakora ibintu nk'ibyo. uyu nguyu generali aravuga ati stop, hagarara aho ngaho, ibyo mwakoze namaze kuba namenya ibintu mwakoreye umwana w'umukobwa muri iki kigo, mumubeshyira ngo aratwite kandi adatwite. ndabamenyesha ko ibintu mugiye kuba mwabona muri iki kigo hari ibintu mutazifatisha amaboko yanyu abiri. reka batwereke ukuntu byose byatangiye. generali yari ari muri office, hari umukobwa waje aravuga ati generali ndakubwiza ukuri, majoro ndetse na kapiteni bamfashe ku ngufu, bambeshyira ko ntwite kandi natwite, barangije bamfata ku ngufu. nyagasani yaje ahangaha gutanga ikirego, ndetse generali aramubwira ati ese ibyo bintu byabaye ryari? aramubwira ati byabaye ku isaha ya saa yine. uyu mukobwa ati bankuye kuri foreni aho twari duhagaze, barangije banyinjiza mu cyumba, nibwo batangiye kuba bamfata ku ngufu, bangirira nabi, bambeshyira ngo ninabaha baraza kumbeshyera ahangaha. ndetse uyu majoro nibwo batangiye bureka batwereke byose. hano bari ahangaha ku ikosi bameze neza, barimo barabakoresha ikosi. nibwo majoro yaje arangije aravuga ati hano bari bapanze agapangu ko kubeshyira bano bakobwa, ngo bababeshyire bababwire ati hari umukobwa utwite muri mwebwe twamaze gusuzuma. uyu nguyu yaravuze ati muri mwebwe ninde waba utwite? ninde muntu waba utwite muri mwebwe? ninde muntu warenze ku mategeko y'igisirikare cyacu? nuko uyu nguyu majoro yakundaga aba bakobwa, yifuza kuba yaryamana n'umwe muri aba bakobwa bane. nuko yatangiye kugenda abareba ku mabere. undebere, tangiye kugenda areba amabere yabo, aravuga ati mwese ndabasuzuma, ndashaka kumenya muri mwebwe umuntu waba ufite ikibazo akaba yaratewe inda. uyu nguyu yageze ahangaha abona hari umukobwa muri abo basirikare ufite amabere manini, aravuga ati wewe uko byaba biri kose uratwite. muri mwebwe ndagira ngo mbamenyeshe yuko ngomba kuba nafatamo umuntu nabonye hano kuri tesiteri yanjye katwite, nkaba namuvana muri iki kigo cyacu cya gisirikare, kubera yuko mwarenze ku mategeko. aravuga ati wa mukobwa we warenze ku mategeko? umukobwa ati wapi, ni amategeko nigeze ndengaho. uyu nguyu ati maze kubibona kuri ayo mabere yawe, ntabwo wagira amabere angana gutyo, uri umukobwa. uyu nguyu kapiteni yageze gutya azanira ingofero majoro. nuko nguko batwaye uyu mukobwa bakajya bahora bamuhohotera. undebere neza witonze, nibwo bamuzanye hano muri iki cyumba, bakajya bamubwira ati
ibyo wakora byose twamaze kumenya ko utwite, kugira ngo tutakubeshya tudatanga ko utwite, ugomba kuba waryamana natwe kugira ngo tutazigera dutanga amakuru y'uko utwite. Majoro arangije nibwo yabwiraga uyu mukobwa ngo ndashaka ko turyamana. Uyu mukobwa aravuga ati ndabinginze, ngiye kuva nabaho sinari naryamana n'umuhungu n'umwe cyangwa n'umugabo, ibyo ngibyo mubimenye. Gusa kapiteni ndetse na majoro bazanye umukobwa hano mu cyumba. Ibi ngibi ni ibyo bari kutwereka byabanje mbere. Abangaba baraseka bameze neza, baravuga ati wa gakobwa we, ubundi ibyo uri kwigira ni ibikira, byo wakora byose n'ubundi uraza kuduha, ni ahantu ugomba kuducikira. Kurikirana akantu ku kandi. Nakubwiye ngo iyi nkuru ni inkuru itaba idashimishije kandi ushobora gukurikirana witonze akantu ku kandi. Gusa majoro arangije ati ndabyumva pe wa mukobwa we, ibintu turi kukubwira nyamara wakabyemeye hakiri kare, kubera yuko nuza kuturushya hano, nuza kuturushya biraza kuba ibintu bitari byiza, nyamara wakemera hakiri kare ukareka kutuderanja. Uyu mukobwa afite agahinda kenshi, ikiniga kimumereye nabi. Ibaze kugira ngo ibigabo nk'ibi ngibi bikuzane mu cyumba ndetse bigusaba ko mwaryamana, sinzi ngo wakora iki. Kapiteni abwira majoro ati uyu mukobwa ndetse uburyo ari kwigira, ari kwifata hano ni uburyo bwiza. Ati ibi ari kwigira ni ukugira ngo atatwereka ko ibi bintu yigezeho kubikora. Uyu mukobwa ndetse hano yari afite ikibazo, nibwo uyu mukapiteni yakuyemo umukandara aza kuba yarwana no kuba yamufata ku ngufu hano muri iki cyumba. Ibi ngibi nibyo bari kutwereka mw'abantu mwe. Komeza ukurikirane ino nkuru, ukore subscribe kuri iyi channel, tubana umunsi ku munsi. Gusa ahangaha koroneri ndetse na majoro barangaha barimo babakoresha ikosi aba bakobwa babahenesha bavuga ati mwuname, ndetse hano bashakaga kuba bareba nk'umukobwa wundi mwiza bakomeza guhohotera muri ubu buryo. Uyu nguyu koroneri aravuga ati muri kubikora neza nk'uko turi kubyifuza. Hari umukobwa urakaye bahora bahohotera umunsi ku munsi, bagize gutya bahamagaramo undi mukobwa barababwira ati muzi ko muri babiri namwe turabashaka, hari tesitiri tugiye kubakorera hariya mu nzu, tugiye kuba twabasuzuma. Kurikirane. Ntabwo bishimye, ntabwo bashimishijwe n'ibyo bari gukorerwa muri iki kigo, ntabwo byigeze bibashimisha habe na gatoya. Uyu mukobwa aravuga ati ariko se nta kuntu twajyana twese mukadukora tesitiri twese turi bane. Majoro ati wa mukobwa we, ntabwo ari weho umpa amategeko ngomba kugenderaho, ibyo ngibyo ubimenye. Uri kunyumva neza, ujye ugendera ku mategeko y'umuntu ugukuriye, ntugashake kuyacarenjinga ngo ugire ibindi uyazanamo. Uri kunyumva neza. Uyu mukobwa uri hano ndetse yarabwiwe amagambo mabi, baramubwira ati vayo kandi wihuta igitaraganya, wikomeza kuburana nanjye. Ibyo bintu twarabibigishije umunsi ku munsi, by'uko kuburana n'umuntu ukurusha amapeti atari ibintu byiza. Hari umukobwa wasigaye ahangaha abona ibiri kubera hano, abona ntibisanzwe. Uyu nguyu yarangije aravuga ati gira vuba vuba vayo tugende. Nuko babagize gutya baramutwara, ndetse hano barabatwaraga bakabazana mu cyumba bakabahohotera. Uyu mukobwa nibyo ari gutekerereza generali, amubwira ati twararenganye, bahora baduhohotera umunsi ku munsi, ndetse buri kimwe cyose badushakaho barakibona kugira ngo dukomeze dushimishe imibiri yabo. Ndetse generali arababaye, nibyo uyu mukobwa yamubwiye. Generali arangije avuga ati mutuze, ibi ntabwo nari mbizi, kuba mbimenye ni ibintu byiza kandi by'agaciro, ngomba kugira icyo mbikoraho nkabikurikirana, sibyo?
kandi utuze umere neza. Ibi ngibi ndaza kubikurikirana mukobwa, umbabarire cyane kuba ntarakurikiranye kino kibazo, ndaza kubikurikirana. Ndetse hano bari babateye muri yombi, generali arangije aravuga ati we koroneri na majoro, mumenye neza ko ibintu mwakoze mugomba kubihanirwa mugafungwa, sibyo? Batangiye kurebana, ndetse generali aravuga ati uyu munsi mwebwe uko muri babiri ndagira ngo mbamenyeshe neza ko mugiye gufatwa mugafungwa mugahanirwa ibyaha mwakoze. Nyagasani, hano ni uko babafashe. Ndetse ubundi ngo kugira nabi ntabwo ari ibintu byiza. Mana yanjye, ni uku tugashoje. Ndabakunda cyane, bayi. Gusa uyu mukoroneri uri aha ngaha asigara abyibazaho, avuga ati abantu nk'aba kuki baba mu kigo cyanjye koko? Mana yanjye.